arayitegereza muri fondasiyo ko isakaye ko ishayininga, arabanza akomanga mu gatuza ngo ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye n'ukwanjye kuboko. Imana iti ibyo bitewe n'umurengwe reka nze nko kumaremo, manuka gacyoge mu ishyamba sanga inyamaswa ndawukumaramo nkoresheje sisiteme yo kuguhindura inyamaswa. Mu ishyamba nzagukurura ngutere njonogo mu kanwa, ngutere indi njonogo mu mazuru, ngukurure nkusubiza inzira yakuzanye. Ngo ageze mu ishyamba umugabo atangira guparashita, kumera inzara, kurisha nk'inka. Iba bitewe n'iki? N'umurengwe. Ndi kuvuga iri jambo kugira ngo Uwiteka Imana ya Isiraheli, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana yanjye, Imana ya Mama Lionel, amahoro y'Imana nabane n'abadukurikira. amina. Uyu munsi wa none nzanye ingwe muri Kigali. Uzanye ngo Nyabugogo? Nyabugogo. Aha. Uti nyizanye gute? Je gusoza abantu banga Mama Lionel. Ndabasuhuje cyane. Impamvu rero nzanye ingwe ningi. Ako uziko namenye ko hari abantu bakwanga. Ako disi burana nabwo mba mbona aragashe. Noka mubwire. Iyo wanzu uwo yasize ntago uba wanzu, uba wanziyemo size kanamusiga kugira ngo avuge bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. N'abantu banga inyigisho z'ukuri za Mama Lionel abavugisha ukuri, ko tubuze muri iyi minsi abantu bavugisha ukuri. Maze gusuhuza abantu, reka tuza abantu bari burengerazuba. Impamvu mbahereyeho murabizi cyane, n'abandi b'iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali nta gatandatu y'aba diaspora. Imana amahoro bishimire cyane. Tubahaye ikaze hano kuri Evangelist Mama Lionel. Imana bishimire kandi baho umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka tubabwire ngo muri abantu bo kwizerwa, muri abantu dukunda cyane, nimwe dukorera nk'ukuri. Ntimukabure ibyiza biva mu kanywa kwitega kandi duhari. Ntimukabure amashimwe kandi hari ibyo Imana ibasha kudukoresha kugira ngo muyabone. Muraho neza mubiri? Muracyabaho, muraho murakoma? Mba nukuri turashima Imana yaremye ijuru n'isi. Alleluya. Amen. Natwe turashimira Imana yambukije Abisiraheli inyanja itukura. Turashimira Imana itubyaza tukabona dutahanya abana bazima. Yego disi we. Turashimira Imana Ntuza we. turendera abana ku ishuri, bamwe baza n'amaguru abandi bakaza n'imodoka tukabona barahageze. Yego. Turashimira Imana itugize uko inshuti zikunda n'uko abanzi badashaka. Turashimira Imana iduha kurya mu gitondo, saa sita na nijoro. Yego mbe ntuza we. Mu gihe cy'inza kitari umweru w'imitini tukabona ireze. Turashimira Imana ijya mu mara tutazi uko ameze, ikaringanizamo neza za capati n'ibishyimbo, ikagira ukuntu ibikora neza nta na furuwe warengejeho, ikagira ukuntu ibikora neza ntibitobora amara yawe. Turashimira iyo Mana. Haleluya. Weho kukurya gafi urabizi cyane, ushobora kuhekenya akagufu kabona. Ndashimira Imana indinda ndi kunywa isupu y'ifi n'inyama yayo ihwa nsindimire. Ariko nawe warabimenye ko nkunda agafi gatogojeje. Utegetswe ubutaha kuzaza kunkoresha ibiganiro kazanye. Urabitegetswe rwose. Ntukavuga ibyo nkunda utarabimpa. Uze kunkorera raporo ya. Ndaguha rwose fagitire ntibihenze. Asante sana. Ariko nturi kubivuga kubera ko twoze turi kwirya. Nabyo kandi urabizi ko no mu nkono hasigayemo igihemba mu kanya nacyo ndaje. Abantu badukurikira rero kumva ko umunsi nari ifi. Ubwo mumenye igikurikiye. Yego. Nukuri dushimiye Imana ituma wicara ku ntebe y'ishuri ukazana amanota meza kandi wiga utabyumva mu kizamini, Imana ikaze kabikumvisha. Ubundi hari igihe tuzakora ikiganiro cy'amashimwe tugatumira n'abantu bakadufasha gushima. Ubundi abantu bazi ko ishimwe ngo ari ukuba nakoze ubukwe, kuba naguze inzu, imodoka, ariko naririya shimwe ryo kuba wakinze ku gipangu ugakurikizaho umuryango wo kuri saro, ugakurikizaho umuryango w'icyumba, erega ukaryama amazuru adakinze we.
kandi ariyo yari akwiye gukorerwa protection. Uwiteka akakurinda bwa bukoko bucaruka mu buriri ntikinjira mu ziko burya kagezemo ngo karukira mu bwonko gasara. Aha naho harimo ishimwe turashimira Imana idukingira amazuru. Bamwe se barara bagonye basamye. Imana ifite hari amashimwe atagaragara kandi akazi. Yavugiye akantu. Dushimiye iyo Mana nuko ku bantu babyaye. Yego. Akarara ari kugona. Noneho hari ukuntu na dayimoni bikoramo uruhare. Umuntu akaryama agenda atsuka. Umuntu akagira ahatunganiye neza n'agahungu yabyaye. Ubundi kagakora neza. Yego barabyumvise. Ariko rero abanyamakuru mukunda kubitsirika. Ye ntabwo mbitsirika. Siko hari igihe kera nigeze kinisha umwana gutya ndamuzamura agiye kubona mbona antongereje inkari mu mazuru no mu kanwa. Ariko se nijoro iturinda muri ubwo buryo. Nijoro ikaturinda abajura baba bapanze bugaca batageze iwawe. Haryo ubu nta mashimwe ufite aho wicaye nawe ngo uhite ukubitamo iryawe muri commentaire uvuga uti nanjye ndashimira Imana kubwiki. Reka mbabwire reka mbabwire ikintu nshimira Imana. Ndashimira Imana kandi mfashanyije n'abakire bagenzi banjye. Yego sha. Turazi imodoka hanze isafuriya ikarara mu nzu. Igora. Mwumvise shimwe ry'abakire. Shimwe ry'abakire sha. Shimwe ry'abakire Imana irindira imodoka hanze isafuriya twazishyize mu nzu. Gifite agaciro ari imodoka. Turashimira Imana irinda abakire bafungiranye imiceri mu nzu bagasigira abana bakoze imiceri bayifungiranye. Ugasaba umukozi ntabwo yamugutuye kubera inzara yamwiciye hanze. Kandi umuceri wawufungiranye gifite agaciro ari umwana. Kandi televiziyo ihenze iri muri saro. Umuceri n'isukari ukabishyira. Televiziyo twamenye ubwenge. Aba bahungu nabo b'abanyabukorikori badukorera ku buryo dushiraho ingufuri. Televiziyo n'ibyo kurya kugira ngo batakumarira umuceri. Nondo kamusigira abana wabyaye ugafungirana umuceri n'isabone. Ko dushimiye Imana iturindira aba bana ititaye ku muroromba dufite. Kambabwire irindi shimwe ry'abakire. Utavuga iry'abakire ndivugira iry'abakene. Ntacyo. Turashimira Imana irinda abakene biyambariye bodaboda kandi bagaca mu nzira zimara inkweto zanabatobagura bakaza bakizurira umwuka wera bati turashimira Imana ko iduhaye bodaboda. Dushimiye Imana kubwo abakene irindira muri bodaboda ikabarindira mu biryo twita ko ari bibi tukabona barasa neza ntibarwara za diabete abarya neza barwaye za diabete. Byo ni ishimwe ry'abakene. Iki nangiye gushimira Imana ku bakire. Abakire turashima Imana ko tunyura mu mihanda ya Kigali dutwaye twafunze ibirahuri ku buryo n'umubu utakwinjira tukagera mu rugo nta mukene tugonze. Ibyo nacyo ni ishimwe kuko iyo ugonze umuntu ni bibi cyane kurenza kugonga indi modoka ngenzira. Ni nabyo tubishimiye Imana ko nta kidukoreje imodoka. Nukora abakire dushimiye Imana ku bw'icyo kintu. Dushimye Imana kandi ko nubwo twarwaye diabete ariko ntabwo twapfuye. Erega hari abarwaye bigiye bitandukanye ubu barapfuye ariko twe turashima Imana. Nibyo. Reka nshimire umuntu wese ukurikirana mu mahirwe atavuga. Yego. Arafungura ikiganiro akumva ibirimo nta comment yashyiraho subscribe turagushimiye. Ariko ukaza ugasacinga mu marionette. Yego sha. Kubera kire iyo channel uyikoraho subscribe nta like nta comment nta. Ni nko kurungurukira mwereda. No kubera urukanunguruka rido gutya ukareba ukongera ugasubiranya rido. Uwo muntu nkurikirana ryo ndamushimiye cyane. Abantu mukurikirana mutavuga nyabona Imana y'amahoro no kuri baho umugisha. Kandi ibintu ndi kuvuga I swear to God ndabizi ko mpamanya n'umwuka w'Imana. Ndabizi araza gasacinga mu marionette. Niyo mpamvu akenshi cyane hari igihe urebwa n'ibihumbi 60 kandi nta bantu 5,000 ufite kuri ariko disi we mwakwiyeranja abantu mu ndonguruka
mukabigenza neza mujye mundebye ubyonde kuri subscribe nurangiza usharinge reka sinakubwira unampamagara inyuma mbaze uti se nkora iki kugira ngo ibintu byawe bikomeze bitere imbere ibyo bintu mba mbikeneye nkunda keya ubu mumbona ngana cy'inyuma bakampamagara bati turagushimira kubw'amagambo uri kutubwira muri no minsi amagambo akenewe amagambo yo kugira ibyo usenya kuba waratinyutse ukaba uri musenya ubwami bwa satani ibyo uri kuvuga natwe duhari twabivuga abo bantu ndabashimiye kandi ncomekaho n'abanenga ko ndi gukabya se mbashimirana reka mbabwire icyo wakora cyose ntabwo uzahindura inyuguti ya Bibiliya reka mbabwire terebye duhagurutse nanjye mpagurutse ndi umusore nkiri umujene nubwo nambaye impeta ariko numva ndi umusore uracyari mu myaka y'abajene ndi mu myaka yo gufata ibitambo nkabibazanira mu kabikinja abashumba bazima ariko iyo myaka urayizi mu marene hari imyaka y'abantu dufata ibitambo hakaba imyaka yanyu ya 45 y'abantu noneho muri bya bitambo twazanye mukabasha kubicunga neza mukabireba ko noneho ugeze mu gihe cyo kujonjora kureba ko nta nenge kurera ngeze mu myaka yo kurera umuntu agakura mu itorero agakura mu Israel bazanaga igitambo uzajya yakosa ryo gukuvugiramo baba bari abadukurikiye ngaho ari abantu badukurikira abo nabo turabashimira cyane ni impamvu z'ukuntu bankunda bakunda umunwa wanjye ubu nababwiye ko mu bintu Imana yanyubakiye n'akanwa noneho tukavuga nawe ukamfasha nk'umunyamakuru tukavuga kandi umfasha gukuraho ibintu bitari bihari bikaba bigiyemo umuntu nk'uriya akavuga ati buriya mureka akagumya akavuga koko rero ntabwo ibintu Imana yashyizemo nzabirangiza mu kiganiro kimwe kuko nzavuga imyaka n'imyaniko ndi kumva abantu bazakora itsinda bagakusanya buryo ki haboneka ibikoresho bifatika ko mu kiganiro nawe ni ikiganiro ntabwo ari mono ni nkaho lisitire yonyine ni amajwi mbese ni ikiganiro cy'umuntu ari kugira undi muntu bari kumwe ni mu kiganiro nyine ntabwo ari ikibwiriza mu kibwiriza hose ava ariko mu kiganiro umuntu aba agomba kukubwira nawe akazana ibitekerezo kabura uti wowe wari ubivuze neza ariko reka nkongere kubera ko ari ngewe nyiri ikiganiro ari ngewe nyine mutumirwa rero mu by'ukuri keretse ikintu kizashoboka icyo kintu kugira ngo kigerweho akanwa kanjye kajye kabura icyo kavuga ni kakabura icyo kavuga oya kajye kasa nkaho karuhutse mbese barebe buryo ki bazana nk'uburyo twajya dukora live streaming hari ibintu turabura network yego tukabura muri ibyo rero hagenda haburamo ibintu bigiye bitandukanye nyine kamera iri ku rwe iri standard yego dufite kamera yego dushima Imana ko turi gukoresha kuko tuvuze ngo nta kamera dufite twaba turengaye Imana ishimwe kandi yagwa icyubahiro amina kandi dushimira n'abantu ni ukuri bagerageza kumva yuko uyu murimo nawe ari uwabo Imana y'amahoro ibaho umugisha amina ariko live streaming hahandi uvuga umva bakaza bakandika abantu bakagusiga mu gitondo uri kuvuga bagasanga nimugoroba ukivuga bakazanasubiza inyuma bakumva ibyo wavuze muri cya gihe yego muri ya minota 20-30 bakumva icyo navuze haraburamo ikintu bajya bita kamera iri ku rwego rwa live streaming harabura mashini buriya mashini zose ntazikora live streaming ese yego ntabyo nzi wacu ntibyahabaga nyine ni muri byihuse waterura nka 5 miliyoni nta nubwo ari nyinshi sako mbona abantu batakigira ubuntu 5 miliyoni kandi ntabwo ari nyinshi ari umuntu nuko abantu batakigira ubuntu ntabwo ari menshi 5 miliyoni ubwo ni ukuvuga ngo ni ibihumbi 5 by'amadolari byonyine gusa umva mama Leone ndakubwira ngo aba bantu bavuga ngo ntinzajye nkuvugiramo ntabwo byazongera na rimwe nahita nigira kuri machine hariya no kuri kamera gasigara nambaye ekuteri numva mama Leone ijwi riri gusohoka nta kibazo kirimo nkagenda nkagabanya kuri sound card nkagenda nkongera
nkongera mikoro nkacunga nako mikoro yawe iri kuvuga neza. Imana yangejeje muri urwo rwego nkumva ko bavuga noneho nka dodora we ubundi havuga ibyakozwe n'intumwa nkajya muri Mariko. Yego, ikintu umuntu akora ahita azana noneho abantu bakaba bari aho nabo bari kujya bavuga bati amina amina haleluya. Ubundi ukavuga ibyo nzo bikajya bikurenga gusa aho uvuga ngo arawohereza ifi ebyiri eshatu yagiye yohereza igitebo cy'amafi kuko rikamubwiza ukuri sumva ukuntu maze kugira ibiro bihita bigabanyuka kubera iki ibyunzwe byajya biza kuko najya nkuraho ari uko bwije. Ubundi ngiki kintu bavuga mu buzima nawe byo kuvuga twize kuvuga mwuka byaramwe. Ikindi n'uyu mubyeyi nawe hari igihe avuga ibintu ukajya kumva uraryohewe n'ukumva wagezemo, ariko mu by'ukuri turashimira abantu mu kuri kw'Imana bahari ariko badahwema munota gukora comment nziza, badahwema gukora like, badahwema gusharinga ibiganiro. Hazi hari umuntu umwe njya mbona banyeretse muri ntuza kuri YouTube studio ujya usharinga ibiganiro, Imana imuha umugisha. Ariko hari umuntu ejo bundi na sharinze mu Marionere kamubwira akantu angarurira ikiganiro ati subirana ibyawe subirana ibyawe njye namusharinze nanjye arakinsharinze ako subwo koko ndagira ngo yibeshe ndongera arakimusharinga arongera arakinsharinga ariko arashoboye banzara aragiye nka mu kabande. Okay, hamwe n'ibyo byose rero Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire twakiye umubyeyi wacu kugira ngo dutangize ikiganiro ku mugaragaro. Umunsi ni ikiganiro mwuka byaramwe, ndavuga makeya ashoboka ni inyunganizi no kumwibutsa tumwe yabuze, ariko umunsi ugiye kumuhata ibibazo kandi ndabizi yuko ari buze kubisubiza. Imana ibimufashe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Kaze mu isengesho mubyeyi. Urakoze Uwiteka nyiribihe, turagushimiye kanwa kacu kuzuye amashimwe y'ibyo wakoze. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, waratubaniye urugamba rushyushye twarakubonye, abantu baducitseho waragaragaye, waraserutse mu gihe cy'inzara tubona uratugaburiye. Habwa icyubahiro, koresha iby'ubutwari. Urakoze nyiribiremwa, ibyo byose mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese Imana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Marerero uyu munsi waduteguriye iki? Uyu munsi nabateguriye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana pe niho nsoma ijambo ry'Imana. Bibiliya iraryoha, igira amagambo aryoshye we. Riri mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 19 umurongo wa 28. Ariko duhere kwa 27, ariko jyewe nshaka ko tuvuganaho n'abantu badukurikiye. 28 haravuze ngo ariko nzi imyicarire yawe n'imitabarire yawe n'imitabarukire yawe n'uburakari wandakariye, kuko uburakari wandakariye n'umurengwe wawe byangeze mu matwi. Nzagushyira umuringa wanjye mu mazuru n'icyuma mu kanwa ngo usubize mu nzira yakuzanye. Badukurikiye murabyumvise neza? Nyaboneka ninde warakariye undi? Ese ninde uzashyira undi umuringa mu zuru? Nyabona subiramo uwo murongo tumve neza. Kuko uburakari wandakariye n'umurengwe wawe byangeze mu matwi, nzagushyira umuringa wanjye mu mazuru n'icyuma mu kanwa ngo usubize mu nzira yakuzanye. Imana yigeze kurakara tutaragera aha, irarakara umujinya wigera aha. Bwira Nowa iti rero ngiye gufata abantu mbarimbuza umwuzure, ariko nshyizeho amahirwe, nkugeze reperezanta w'amahirwe. Ni wowe uhagarariye aya mahirwe. Ubaka inkugi, ngizi imezire zayo, ngizi uburebure ubugari. Ubaka inkugi kuko uburakari bungezaho, kandi ubu burakari bungeza bitewe n'imirengwe ndi kubona mu bantu nitumye babasha gukora ibi bizaha bitewe niremeye.
umurengwe ubageze aha babona nta kindi banyitura uretse umurengwe. None ubake inkuge uhamagare, ntugire uforusa, uhamagare ushaka azi. Ubu niza nkwereka ukuntu mbagira gutya. Donc ndashaka ko tuvuga ku murengwe icyo ukereya ku Mana. Ni nko gukomanga ku burakari. Iyo warenzwe uba uri gukomanga ku burakari bw'Imana. Kode uburakari buti karibu cyo ngukorera. Ndagusubiza mu nzira kuza. Mu gifata ibyaha dukora bikayibabaza. Ngo marayika akayizanira agacuma nduguyanga. Agacuma hari ukuntu ivuga iti igiye guhaguruka uburakari bwayishe. Igiye guhaguruka ngo uhite turangiza. Yesu akaza ati nabariya narabapfiriye. Wa mujinya ikagera gutya iti marayika agahita atega agacuma igaciramo kandi kagiye kuzura. Amacandwe y'uburakari muzi yagize gutya kayasuka mu kabari. Kanze Mama Rene, reba uyu mujinya imaranye umunsi. Hari umujinya w'abasambanyi, umujinya w'abicanyi, umujinya w'abarwanana, umujinya w'abica umurimo wayo, umujinya. Iyi mijinya yose yateye y'abarepeta basinda, abatanga igaburo basambana, abakora amajeste yo mu kuruhimbi n'abajya gukora amajeste y'ahandi. Tera agatebe wicare tukubwire, nubwo muri no minsi ndi kuvuga ibintu bamwe mudashaka kumva, ariko bakunda amagambo yabageza ku mahirwe mazima, amagambo yabakorera deliverance utiri ujya gushaka ibiganza bishyushye, amagambo yakwicaza muri position y'ibyo ukeneye. Tera agatebe nkubwire. Uyu mujinya yarundanyije ukaza nawe ukazana inkonje ukaza gukomanga. Uti kodi ku burakari. Kodi murenga utumye ukomanga hano hadakomanga. Kodi ku burakari reka ikingure sasa. Reka marayika kureho agapfundikizo kari gapfundikiwe. Ayiwe buretse hari abantu bakijya mu kabari bakaza kutanga igaburo. Buretse marayika w'Uwiteka we buretse Mana, buretse hari abantu bagikora ibyaha barepeta. Buretse kugapfundura wa Mana we banze bihane. Buretse ndakwinginze buretse ba runaka na se runaka na banyira runaka babanze bihana banywera utuntu mu mamveropa badushyize umuvinya bawushyize mu cyumba bakarara bari oro. Bugacya mu gitondo mu rusengero ngo tuzatambagira mu ijuru. Amen. Rimwe ukagira ngo bari mu mwuka naho bari muri free zakano bareba. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Naho kaba karimo gakora tukagira ngo bari mu mwuka, kuko aka kantu twakabuzemo imbaraga zivuga ziti yego. Kubera iki tuzatambaye murengwe. Ariko Mama Rene, nabo uzuko nabonye ibyo uvuze nibyo. Nibutse umupasiteri, ntabwo ndavuga umupasiteri, nibutse umuntu uyobora itorero. Umwongere. Umwongere. Ivugira umwongere. Iby'aba bishop n'abaposo n'abapasiteri bari kumbuza kubavuga. Reka twivugira abungere. Abungere b'ikiso. B'intama. Ni intama koko. Abungere b'intama. Abungere b'intama. Batari birura mu ntama kimwe muri ibyo. Ako birivuga reka twivugira abungere. Yego. Aho unyibukije umwongere umwe. Ayiwe tata we. Ariko kuki kamera nta itari iharira? Iyi Mana yari ihari. Kamera y'Imana ibintu yafashe gutya, agira gutya. Aratangira. Arasomesha, aravuga ati musome. Barasoma. Ati babongere rinda ariko. Yo. Urumva yaravuze musome. Ati komeza usome. Umusome. Babongere rinda ariko. Yo. Undi nawe ejo bundi. Antare kubwo mwaye muzi ko. Umunsi Yesu bari ku ifunguro rya.
banyweye inzoga maze ndore ati niyo mpamvu harabaza kakibarimo iri kuri nuzi iri kuri YouTube iyo video bazayishakisha niyo mpamvu Power arabwira muje ku ifunguro rye mugomba kunywa gake noneho abashaka gushinda mujye munywa iwanyu mujye horo umurengwe ko atari icenura umurengwe komeza kumurengwe rero sasa karibu ku hari n'uherutse kurengwa arabwiriza abona abantu ntibafashwa ati rero mwantumbe nyumvire yego arakebuka arangije ngo reba ngo nk'ibi byantumiye nabyo twicaranye bidafashwa ari byo byantumiye haye nkawe aho twari turi turatangara ariko amugani zikamera bajye bazijyana ahantu hose twirebere na bene utwo dufilime none se ni ukubera iki amasinagogi amwe yanga kamera wa mugani twarabivumbuye n'ibidega mukora mu bamwanga ko bigaragara turanamenye impamvu mwamwe mutwirukana n'amakamera ubu hari amasinagogi utajyanamo kamera ngo yaje kera ngo azi ubwenge ngo ni ubuyobe nta terambere kwa kundi aya masinagogi amwe asikigingije intama zayo mituweli za donc hari ibintu nabyo karakanyuzemo k'amasinagogi atemera iterambere bikaba ritumye bagwiza umubare abantu benshi ariko bakagwiza n'ubukene bwinshi none ubukene bukaba bwaravuye mu mibiri abantu bwarinjiye no mu mitima bakaba bafite ubutinde bwo mu mutima ako kara gaciyemo reka twivugire ku murengwe ese umurengwe uza ryari uba ufite icyawubanjirije kuko umunyarwanda yavuze ngo umurengwe usiga inzara umugabo umwe w'inyamata navuze izina yigeze guca ahantu yararenzwe mbere yuko inzara y'inyamata iza murabizi ko mu gihe cyashize inyamata habaye inzara mu Bugesera habaye inzara itera akavugirizo hatambutse umukire ararengwa bamubwira ati inzara yarateye arangije ngo ariko iyo nzara muhora muvuga yateye ngo muzanyereke aho yateye ndeba amagi y'inzara uko amera imana iti ndaje nyakwereka inzara iteriwe n'ubu inzara yanze kuhava n'abana be babaye abanyamasengesho bari gusenga birukana inzara se yazanye yanze kugenda kuko hagize amatsiko yo kureba amagi y'inzara none amagi havuyemo ibyana araturaga ibyana birakura birongera biraturaga inzara yabaye inzara kuko imana yamumaze amatsiko y'inzara bivuye ku kintu cyitwa umurengwe kandi umurengwe usiga inzara ese koko nimba nkurikira uremeranya nanjye ko umurengwe ujya ubaho mwari mwabona umuja warenzwe kandi ibi birubanza imuvuga umuja warenzwe nzabica kombora umuja warenzwe kongera ikavuga ibintu bitatu ndetse bine bitigisisi igakubitamo umuja wuriye uburiri bwa nyirabuja kanera gatebe neza tera gatebe neza ngo kubita amakuru ngo hari ibintu bitatu ndetse bine yego bitigisisi kankubwira uburyo imirengo y'abantu yatumye batigisisi muri ibyo bitatu ndetse bine harimo ikintu cyantangaje ngo kubona umuja wuriye uburiri bwa nyirabuja ubu nta baja se dufite reka twivugira mu mujyi wa Kigali da ubu nta baja dufite basigara ku buriri bwa ba nyirabuja uzi ko dufite abaja batigishije isi bivuye iki ku murengwe uvuye iwanyu uhunze igikoma cya rutuku kitagira isukari cyose gihari kigiseye ku rusyo cyose gihari nacyo kidahari wa mugana cyo kirahari uraje umushyushyu wa mu gitondo kugezemo igikoma cya mbere cya sasama cy'abana inshyushyu y'abana abana bumye bahagaze wowe urashishe wumva none umurengwe ukugezemo ugiye gutigisisi ugiye kurira uburiri bwa nyirabuja bibiri bivuga ibintu bitatu ndetse bine bitigisisi harimo kubona umuja yuriye uburiri bwa nyirabuja bivuye hehe ku murengwe utumye abantu batigisisi mwana mvire genda mvuga ibintu ngo ndakabya ngo nigize ni ukuri sinigize mvuga ibintu biriho bibiri irabivuga
nimba ugeze mu rwego utigisa isi nta na segonderi wize we kakubaye nimba ugeze mu rwego utigisa isi kubera umurengwe nkurikira aha nta hareruya zijya zizamo nukenera hareruya uzajyemo hari aho zeze azajye mu kane hari aho zeze no mu gatanu yewe muri iyi minsi ntazo nejeje ubu uyu munsi ngeze ku murengwe nze nkubwire iyo umurengwe ugeze aho imana igera hano umurengwe ugeze aha uburyo igufata ngo nzagushyira umurenga wanjye mu mazuru ibyo biguhumurira nyine manza nazi ibi biguhumurira ngo bigukurura bikagutera umurengo ngo n'icyuma mu kanwa ayiwe ni ibintu bibiri mu mazuru umurenga icyuma mu kanwa ku buryo utazongera kurya ngo wirengweho yego ngo ukurure ngo usubize inzira yakuzanye kugira ngo ugere muri uwo murengwe hari inzira waturutsemo yego yo kurya ubusa niho ugiye gusubira muntu ufite umurengwe niho ugiye gusubira muntu ufite umurengwe atega amatwi wararenzura n'akabya twandikire taransiferi oya nsigaye mbivuga bikaba uyu munsi ndashaka ko abanyamurengwe bihano tubandikire taransiferi oya nyandike nyisinya umuntu ufite umurengwe dore igiye kugusubiza inzira yakoze tubandikire taransiferi ya Kibungo Kibungo bahita bajya ku gataro bakajya badutera mu mujyi baje ku gataro nta byashoboka turaba imana yasize dukoze abakoze mu gisho by'Uwiteka taransiferi Uwiteka ko ayibahaye itoroshye ko ari ukubatera mu mazuru no ku munwa mu murenga ku nkombo ikagenda gake erego uyu murenguje bitewe n'aho ibavanye niyo yabiteye yo yabahaye uzi kunyura mu shamba rya Nyungwe ukahondobereza no muri Kigali wahagera ukarenga hariya mvuka i Butare itonde gake wagera muri Kigali ugahita wakirizwa na Aposo titire titire bamaze iminsi bambuza kuzivuga ese niwe kuzivuga reka tuzivugeho reba nawe ishamba ryose waciye hari n'abantu barenzwe vuba ariko mugani ugahaha ubundi urenzwe ubonye ugatangira ukabona amadolari n'amayero inshuti yanjye hari n'abantu barenzwe kare nturaryama ku gitanda cya zahabu nturatunga indege yawe ubundi urenzwe uti sibyo nturubake etaje 3 ntago mushigikiye ubundi hari n'abantu barenzwe nta kintu babona ntago mushigikiye uriya muhungu wakoranye na Isimbi ariko basi ndeba umwuko umurimo avuze ngo umunsi uzatangira gusuzugura abakire uzamenye yuko ugiye gupfa murasuzugura Uwiteka sha murarenzwe ni umurengwe niryo jambo ashaka ko tuganiraho umuntu ufite umurengwe ukurira uburiri bwa nyokobuja ukurira uburiri bwa sobuja yego nabo ngo nabaza ngo mu byubatswe yese mama barya ibyo batamvunike niyo umuntu usaruraho utabibye yego usaruraho utabibye Imana iturengere cyane hariho reka nkubwire nituvuga ku murengwe abantu mudufashe kumva icyo dushatse kuvuga sibyo turashaka kubwira abantu bikanze gato bikatuma bagiye mu murengwe turashaka kubabwira ngo Imana iri muri pozisiyo yo kubakurura mu kinyabupfura cyiza ikabasubizaho mwaje muturuka iri jambo ribaye speed governor igucomoramo imbaraga zituma utagumya kwirukanka Yesu we ahubwo subwo ni speed governor cyangwa ni rukuruzi iri jambo ribaye speed governor mugabanye kuko nurengaho
yego imana irajomba mu mazuru no mu kanwa yego ijombere izaho ijomba ubwo bwibone buguhumurira donc izaho ihita ijomba ugahita ufatwa amatekwa izi ko umurengo uvuye mu kanwa ibyo wamize ibyo wariye bitewe n'umurengwe yego niyo mpumuro yego buriya amazuru nta kindi ni uguhumurirwa ariko uhumurirwa iki ibyiza ibyo byiza byaguhumuriye ukaba wibagiwe umunuko w'iwanyu nta munyamakuru ubundi wigira kuri kamera oya ntacyo reka tuvugishe ukuri yego umurengwe ndumva nanjye w'abantu wangeze aha ndi umuntu sibyo ni ukuri nanjye nahazi ibi bintu byitwa umurengwe abantu bafite maze iminsi ngenda ubu yewe ndi nyirabagenzi pe ndagenda sibyo mu kugenda binteye kubona ndimo ndabona umurengwe ariko nkababazwa nuko umuntu arenzwe nta n'icyo arabona nkibaza ngo nabona ibirenze aha uyu muntu turi buza kumukira uyu murengwe utumye abantu bashaka kwikomanga mu gatuza bakatinyuka ngo ngiba Babuloni niyubakiye reka ndashaka kuvuga iby'umurengwe uvugisha impamvu izabafata mu kanwa bitewe n'umurengwe ibyo bavugishije niyo mpamvu izatera mu kanwa kamvuga impamvu izatera amajagwa yayo mu kanwa bitewe n'amagambo arimo abavamo kubona umuntu w'umugabo atinyuka ufite ubwanwa yarabonye uburyo Imana yubaka Babuloni akareba imbaraga Imana yakoresheje kugira ngo Babuloni yuzuye umurengo umugeze arahaguruka imbere y'isupu arahaguruka aragenda arareba Babuloni arayitegereza muri fondasiyo ko isakaye ko ishayinenga arabanza akomanga mu gatuza ngo ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye n'ukwanjye kuboko Imana iti ibyo bitewe n'umurengwe reka nze nko kumaremo manuka gacyoge mu ishyamba sanga inyamaswa ndawukumaramo nkoresheje sisiteme yo kuguhindura inyamaswa mu ishyamba nzagukurura ngutere njonogo mu kanwa ngutere indi njonogo mu mazuru ngukurure musubiza inzira yakuzanye ngo ageze mu ishyamba umugabo atangira guparashita kumera inzara kurisha nk'inka iba bitewe n'iki n'umurengwe ndi kuvuga iri jambo kugira ngo ntibabyemera ni abantu bapfuye badatinganye ati nabo ntibabyemera none ibi bintu bitatu ndetse bine bitigise isi uretse n'Imana n'isi ntiyabyemera ikintu cya mbere icya mbere umugaragu iyo ahindutse umwami bitigise isi Kanyamavunja yagize ari we mukoresha ari utanga amafaranga umusambanyi yahindutse aposo bitigise isi ayiwe kambabwira ibintu birimo bitigise isi nitubonye ko umugaragu yahindutse umwami bitigise isi igisambo iyo kibaye umuvugabutumwa cyangwa bitigise isi birayitigise umwesikore yabaye umuhanzi bitigise isi bitigise isi icya kabiri igisambo iyo gikoze muri banki nabyo bitigise isi icya kabiri gitigise isi ngo umupfapfi yaguye ivuta ntabyumvise umupfapfi yaguye ivuta yahaze agakabyo bitigise isi cya gatatu umugore w'igicamuke yatashye mu nzu mbega kubona umugore w'igicamuke twiriwe turirimba ngo bambaye ibyarabaraje tukamutwikurura atashye mu nzu ari igicamuke bitigise isi hari abantu bashatse ibicamuke niyo mpamvu isi yatigise icya kane ngo n'umuji yazunguye nyirabuja bitigise isi bitigise isi ubwo umuja shiremo nyine n'umuboyi umuja wazunguye nyirabuja
umuja ni umuboyi mu yandi magambo. yego ariko umuja ni umuboyi. Umuja nyine ni umuntu waje mu rugo gukora akazi k'ubuja. Ariko hari uja iyo ni jarema femini. Ubu rero n'abagabo n'abasore basigaye bajya mu gukora kuzungura. ubwo rero ibaze mabuja arutishije atigishije agatigitwa n'umujagabo kabisa. Ibyo bitigisisi kandi biva ku murengwe. Nta mushonji ukora ibi bintu tuvuze. Turi kuvuga aya magambo dushaka kubwira abantu batangiye kurengwa ngo mube musigaho Isodomu bararenzwe ibyahavutse umurengwe wasize inzara nugushya harahiye pe biturutse harakongoka biturutse ku umurengwe usiga inzara. Hari igihe abagabo bamwe bariye Yesu abahagije kwifiye n'imigati. Abagabo bararya ariko ngo imigati bagera akajya barya ibivungo barya utw'imbere ibivungunyukira banshyira hariya. Bageze ubwo baga bakajya birira imitima y'imbere ibivungunyukira banyanyagiza hariya. Bagezemo barangije bafunga imikandara bahaguruka batebeza karuvate neza bagiye kugenda Yesu ati reka mugiye mugabanya imirengo mwese atabuze n'umwe ntimunkangije ngo bamwe ngo mukora mu nteko ishinga amategeko abandi ngo mukora mwese hatavuyemo n'umwe abamaze gutebeza n'abakihanagura mu bwanwa hatavuyemo n'umwe mutera uruvungunyukira mbubone mwashize ara mu ntonga ngo bwuzure intonga eshanu. Urumva ukuntu umurengo wari ugiye gusiga inzara ngo ubwo buvungukira ngo bwahise buhaza abana n'abagore 5,000 ko Bibiliya ivuga. Ariko urumva aba bagabo nabo bari bashatse kuzana umurengo ibi bintu Yesu ntabikunda maze na Yesu ntakunda abantu bamurengwaho ngo arangije ngo atumiza abana n'abagore namwe muryeho umurengwe w'abagabo wari ugiye gusiga ubakujeho. uzuko umurengo wari usize inzara rubango umurengo w'abagabo wari usize inzara y'abagore n'abana. Yesu ati murekeraho ahita bataransiferi yo gutaha. Hari abantu bagiye gutaha mwitegura gusubira inzira baturutsemo. Waje uzanye imyenda mu ishashi y'icyatsi kibisi cyangwa y'umukara niho uri bugenda uyitwara usubiza inzira aho wavuye kubera ikirenga. Bishatse kuvuga ngo hari n'abazasubirayo bagasanga ibyo basize bahunze barabahunze n'urupfu. umurengwe usiga urupfu. Yego se ubona uvuga ngo n'ababaji mwitegure. Yego yo ababaji mugiye kubona amafaranga ariko namwe muzibeshe. Uyu murengo rero wadutse mu barokore ubona niba uba hanze ko afazari uruburaburizo rwariho ubona yutambukiranya ngo ugere mu barokore ngo ubone ko bazanyemo akantu k'umurengwe. Ariko Bibiliya iravuze ngo uburakari wandakariye n'umurengwe wawe byangeze mu matwi. Byangeze mu matwi. Yego. Nzagushyira umuringa wanjye mu mazuru n'icyuma mu kanwa ngo usubize mu nzira yakuzana. Ndumva ashaka ko dusoza tugira abantu inama bihana. Abanyamurengwe mwihane. Nibura aposo wa urenzwe ari izina wahawe n'umurengwe ihane. Niba uri bishopu warenzwe ukaba ibyo bishopu bwawe warabuhawe n'umurengwe wihane. Niba uri profete na profetesi ukaba warabihawe n'umurengwe wihane. Niba uri umupasiteri ihane. Niba uri umuririmbyi ukaba uririmba utarabihawe n'Uwiteka
ukaba ubirengerwamo, ukaba uca ahantu mbere yo kuza mu iteraniro ryo kuririmba cyangwa se mu isa ya repetisiyo, ukaza wuhanya utupanga amapi ihane, kandi wanyuze ahantu uvuye mu byaha aribyo byaragukereje. ihane nyabuneka, kuko inzira wavuyemo uza ugiye kwisubizwamo kandi bimeze nabi, utari guhumurirwa kandi ikindi utari kurya. Icyo wariye kikagutera umurengwe niho bagiye gujomba. Icyo cyaguhumurira ukumva nyine ukumva utagiye mbega nzagutera njanogo mu mazuru ku buryo utagihumurirwa n'ibiryo, utakiryoherwa indi nyigutera mu kanwa, ku buryo icyagutera umurengwe nyigukuraho ukava ku biryo. Ndavuze ngo harimo n'amasanduku ngeri ijambo nari nkagusubiza inzira yakuzanye, waje urya amadegede n'ibikira n'amateke n'iki, ubwo nibyo ugiye gusubiraho. hari abantu bari batunzwe n'imitenetene y'ibisheke, hari abantu mwari mutunzwe n'ibyo mu kimoteri. ubu si umunsi wa none k'umurenge ukwishe urumva utagiye gupfa. Imana ibababarire, twagira ngo tubwire wowe wikanze akantu, wowe uzanye akantu kameze nk'umurengwe. Umurengwe wishe byinshi, wicishije umurimo w'Imana. Umurengwe utumye ureka gukora neza, wakoraga neza. Umurengwe utumye usenya ingo z'abandi. Umurengwe utumye wubahuka nyokobuja na shobuja. Dusoreje tukubwira ngo uze kuduhamagara cyangwa kutwandikira tubwire uti mu nsengere umurengwe warunkozeho, ibi byose nabitewe n'umurengwe, ni umurengwe wabinteye ibi byose. Imana imbabarire, namwe mumbabarire, nziza umurengwe. N'ubu bukene urimo nuza kugenda ukagenzura urasanga hari akantu k'umurengwe wagize gatumye Imana itangira kugusubiza inzira yakuzanye. Imana ikugirire neza, ndashaka kugusengera. Mwami nyiribihe, umuntu wese warudukurikiye harimo utsinzwe n'iri jambo, asanze impamvu yasubijwe hariya ari ukubera ikibazo cy'umurengwe, yarakabije ararengera, ariko musabiye imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Musabiye imbabazi, musabiye imbabazi, umubabarire gukiranirwa kwe kose aho yageze akarengwa. Imbabazi zawe zituma tudashiraho zimusakareho. Urakoze Yesu, ndagushimiye kubikorera kwiyubahisha. Mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen.